nuko burira dukomeza urugendo tujya Ikiziguro. Twagombaga kunyura mu gishanga kandi twari itsinda ry'abantu benshi bari bagerageje kwihisha mu bihuru byari aho ngaho, abatari bakomeje ngo bajye muri Muhazi ndetse n'abatari bapfuye. Nari kumwe na mama umbyara ahetse umwana wa mukobwa nababwiraga, ndetse na murumuna wanjye w'umuhungu muto n'abandi bana bose tuvukana. Data we yari kumwe n'abandi birutse bajya mu bice bijya kuri Muhazi. Hashize umwanya abavuye gusahura baradukanze tutaranoza umugambi aho tugomba kujya. Amazu yari mashya nubwo bwari bwije, ariko hagaragaraga nk'aho ari ku manywa. Buri muntu yihisha aho ashoboye. Kubera ko nakundaga kwiruka, mama aramfata na wa mwana arahetse, nanjye mfata murumuna wanjye w'umuhungu muto. Ubwo dusigara turi bane, barumuna banjye bandi babiri. Ubwo nabo tuba turatandukanye ku munsi wa mbere. Dufata urugendo rero rw'Ikiziguro. Ni ahantu harimo ibirometero nka 15, ariko hari igishanga kimeze nabi. Ubu baragitunganyije kimeze neza, ariko icyo gihe cyari kimeze nabi. Twagombaga kunyura ahantu nibura habiri hakomeye hari za bariyeri, ariko ntabwo twari tuzi ko zihari. Turagenda iya mbere turategereza, bararya bakundi bamaze gusahura, batangiye kubaga ihene n'inka, ducaho turagenda. Iya kabiri iri hagati ya Murambi na Kiramuruzi kugira ngo dufate umubande wa Nduba, nawo tuhamara umwanya munini. Tuza kujya mu bihuru byari bihari, tuhasanga abandi bagabo babiri n'umwana muto, tugumaho. Imana n'igitangaza, umwe muri bo aza kujya kureba ya bariyeri, asanga interahamwe zasinziriye. Tunyuraho turagenda zisinziriye, za interahamwe ebyiri, ariko zagombaga kuvuza induru zigahamagara agenzi zazo. Turatambuka neza, babana ntibakoma, natwe ntitwakoma. Turambuka tugera ku rundi ruhande twashaka kugeraho. Noneho dufata umubande w'igishanga kugira ngo twerekeze Ikiziguro. Ntabwo bwari bwije cyane, ariko kuko twagombaga kugenda buhoro, dutinda mu nzira dukwepana n'interahamwe zivuye gusahura, byadufasha amasaha menshi. Aho ubundi wakagenze nk'amasaha 5, twageze Ikiziguro mu rukerera hafi mu masaha 11 za mu gitondo z'undi munsi. Ubwo wakabaye nk'uyu munsi kuko hari ku 8. Kiliziya ya Kiziguro ni kiliziya nini cyane, yari ifite n'igipangu kizengurutse hose. Ni ukuvuga kugira ngo winjiremo kereka ari umuntu ugukinguriye, kuko n'inzugi zaho z'ibyuma zirakomeye. Tugeze ku muryango turakomanga uwa mbere, twumva harimo abantu bati nimukomeze. Komanga ku wa kabiri, gutyo kugeza noneho tugeze kuri gate irebana n'ahubatse ibitaro bya Kiziguro. Tuhageze dukomanze cyane, haza abajandarume babiri baratwicaza. Nongera gucika mama, nihisha mu kintu cy'ikirabyo cyari gihari ku irembo. Bo barabicaza, umusirikare avanamo inkota agiye kubatema. Padiri barakinguye, avugana n'abo basirikare umwanya munini, ariko jye namaze guca mu maguru ya padiri ninjiye mu kiliziya. Nyuma y'iminota mikeya babantu twari kumwe nabo baza mu kiliziya. Mu kiliziya twinjiramo twasanzemo abajandarume 7. Umuntu winjiraga afite inkoni, umuhoro, icumu, barabanzaga bakarimwaka bakaribika ntibagire icyo bagutwara. Twamaze ku itariki ya 8, ariko hari n'abahaje kare kuri 7, ku itariki ya 9, ku itariki ya 10, ariko ku itariki ya 9 bahise badukupira amazi ndetse na stock y'ibiryo yari hari ibirarangiye. Hatangira rero abarira, abasenga, hinjiragamo abantu b'ibyiciro, bakomeretse, uwo bajugunyamo yageramo akaba arapfuye. Byari iminsi 3, ariko yashoboraga kubingana n'imyaka. Hanyuma ku itariki ya 10 nimugoroba, abapadiri batse imodoka ngo
bagiye kudushakira ibyo kurya i Rwamagana, ariko bwari uburyo bwo kugira ngo babone uko basohoka, kuko bari baganiriye n'abasirikare bababwira ngo nibabahereze kiliziya. Jewe n'ubundi bwana buto bw'ubuhungu baradufashe badushyira imbere ya modoka ngo tubabuze kugenda. Padiri w'umuzungu avamo, yavugaga ikinyarwanda cyiza, aratwinginga by'abana ati nimureke tujye kubazanira ibyo kurya. Bigeze aho turamureka aragenda, n'ubu ntaragaruka. Ubwo none imfunguzo zigiye mu maboko ya ba bajandarume barindaga kiliziya. Ariko muri ba bantu bari kumwe na padiri hari wa mukozi wo kwa padiri, niba yarakoraga nk'isuku, ibifunguzo byose barabifata barabimushyira mu ntoki. None baragenda, inzu zo mu kiliziya ukuntu zimeze ahandi basohokera nk'akuma nka kariya, harafunga hari ikingirano. Ni ukuba yasigaranye agafunguzo, abajandarume bamwatse imfunguzo abahereza izindi, ariko ka kandi ko aragasigarana. Hajyamo arikingirana. Hashize umwanya muto rero haza abasirikare bari bayobowe n'uwo twaje kumenya ko yari Majoro Nkundi wayoboraga ikigo cya Gabiro. Ni ukuvuga asize abasirikare be barwana, aje kwica abaturage badafite aho bahuriye n'urugamba. Abwira wari burugumesitiri wacu ati nimutinda gato inyenzi zirababatwara. Ni ukuvuga yari afite amakuru y'urugamba, icyo yavugaga yari akizi. Nta kindi cyari gisigaye uretse gusenga gusa. Abantu bagiye bigabanya amatsinda bagasenga, ariko abantu bari benshi ku buryo no guhagarara ubwabyo byari ikibazo. Noneho basohoka mu kiliziya bajya mu mazu yandi ari mu gikari kwa padiri no mu rutoki. Ubona ko haje ibintu by'akavuyo byinshi cyane. Burira interahamwe zitangira kurira igipangu zikaraga imihoro. Umugabo umwe n'ubundi wari uvuye iwabo yishe interahamwe, aterura ibuye atera interahamwe, ntizongera kugaruka. Tukagira ngo byarangiye, turi mu maboko y'abajandarume, hanze ntituzi igikoma, tuzi gusa padiri yagiye, niba avuganaga nabo akaza akatubwira uko bimeze. Noneho ku itariki 11 ari kuwa mbere mu masaha ya mu gitondo, ntabwo nyazi neza, ariko byari imbere ya saa sita, hinjira abasirikare bambaye camouflage, ubona ko bavuye ku rugamba, ingofero, amashara n'ibindi, ariko n'imbunda kumwe baba bayifashe nk'aho bagiye kurasa rwose. Hari izina rimwe bari bafite, baje babaza ry'umugabo bita Munana, bari bamuzi, baramufata baramusohora bamwicira hanze. Twumvise ataka gusa, nyuma baje kutubwira uko byagenze. Ubundi bagaruka mu kiliziya rero barasaka imbere n'inyuma, byose barasaka ahantu hose kugira ngo bamenye ko nta nkotanyi yaba yihishemo, kuko byari muri zone iri hafi y'aho inkotanyi zirwanira. Nuko bamaze gusaka abari mu kiliziya barabasohora, n'abari mu mazu yo mu gikari barabasohora. Ukabona ko nyine nka gisirikare bashaka kubanza gutunganya ko abantu batuza kugira ngo babone kureka interahamwe ngo zibone kwinjiramo. Muri ayo masaha rero y'akavuyo nibwo mperuka kubonana na mama umbyara, ko barabanje bati mwebwe mudafite indangamuntu nimujya aha. Abakoresha umurongo, abarambonye asubira inyuma yiruka, apfundura amafaranga ku mwenda we, amafaranga 1,400 n'amafaranga 5. Arambwira ati genda nubaho uzamenye barumuna bawe. Undi mwana n'uwo kwa data wacu twaragendanaga, twarakundanaga. We yarahagaze ahantu nko mu nguni yitegereza ibirimo kuba, kuko twari twarakuriye Rwankuba, iby'interahamwe tubizi neza. Dusezeranaho mu kiganza ngo bayi naho mu ijuru. Nuko amasaha yakurikiyeho ni yayandi nyine y'urupfu. Bakingura interahamwe zirinjira, hejuru zambaye ubusa kugira ngo baze kubasha kuzimenya. Bambaye hasi gusa, hejuru bambaye ubusa.
n'akantu bari biziritse ku kuboko, ntabwo nibuka niba ari ibumoso cyangwa iburyo, bigaragara ko bavugaga bati nibivanga turamenya abacu tubashe kubavangura. Ba basirikare bagenda bafata amapozisiyo mu kibuga cyose cya kiliziya kugira ngo nihaza kugira uwisaza bamurase, ariko nta mugambi wo kurasa bari bafite. Nyuma rero nibwo baje kwibuka ko hamwe navuze muri ka kumba hadafunguye, bajyayo niho hantu hambere honyine barashe, wa muntu basanga yagiye muri parafo, batubwiye ko bamwiciyeyo, noneho baraza bahagarika interahamwe. Rero sinjya mbyita kwica, mvuga ko ari ukubaga. Bakonseye b'amasegiteri yose baraza ku murongo, abenshi twari tubazi, noneho bagasoma amazina y'abantu babo baticiye muri za segiteri, bagafata umwe bagafata undi bakica. Uretse interahamwe gusa, hari hafi yaho hari inkambi y'abadeplace de guerre, bamwe bari baravuye za Muvumba, hari urugamba. Ubwo ni ukuvuga ngo bari bafite andi maboko, kandi noneho iyo yitoje mu bitekerezo, afite ubugome burenze, ashobora no kurya abantu. Interahamwe zirica zirushye, havamo n'abandi baza kwica. Mu by'ukuri buriya mu bagatolika ukuntu basenga, bagira uburyo bwabo bafata amasengesho mu mutwe, ni uburyo bwabo. Njyewe hari isengesho nari narafashe mu mutwe gusa, amasengesho abiri. Nari narafashe isengesho bita ndakuramutsa Mariya, ariko mfata mu mutwe nanone isengesho rya Data wa twese uri mu ijuru, bararitwigishaga cyane. Byageze aho imvura iragwa, noneho batwicaza mu matsinda. Mu itsinda narimo nta kindi wumvaga uretse gusenga gusa ngo upfe ujye mu ijuru, nta kindi. Niko bari baratubwiye ngo dusenge tuzapfe tuzajye mu ijuru, tugasenga. Nasengaga rero kenshi nsubiramo iri sengesho rya Data wa twese uri mu ijuru, nkarisubiramo, ngiye kumva numva umuntu ankubise inkoni y'ikibando mu mutwe. Negura umutwe, ahita ambaza ati nta mafaranga ufite? Ndayafite. Ya yandi mama yari yampaye, nari nashyize mu mifuka ibiri, hamwe 450, ahandi 1000. Ariko iburyo bwanjye hari umuntu batemye, warabujaga gutya gusa ugahita umutoneka akavuza. Noneho nkora mu wundi mufuka, nzamura amafaranga ndamuhereza, ati haguruka. Ndahaguruka, anshyira imbere, hari imvura irimo kugwa. Noneho nitegereza neza uko batemaga abantu, ariko ntazi. Nabo basirikare bahise bamutwara bati kora ibyo twakubwiye gukora. Kumaho batema abantu ndeba benshi, ariko narinze sohoka bataratema papa cyangwa mama, ko abagore bageze babajyana ku ruhande, aho ntarindi. Ariko papa twabashaga kurebana mu maso, ariko tutabasha kuvugana. Ariko hari abandi benshi nzi twari twavanye iwacu batemaga ndeba, b'abagabo cyane. Hari umwe muri warokotse, bajya bavuga ngo ndamwibuka, ariko nabonaga bamwishe kuko baramuhagurukije bamukubitiraho imibiri icyarimwe, angwa ku birenge. Ku bw'Imana nyuma aza kurokoka. Ubu ni umwe mu bayobozi hano, Imana yaramurinze. Nyuma y'igihe rero, ahantu yari mpagaze hakomeje kugenda haza n'abantu bavuye mu yandi matsinda, abantu bari bicaye. Bamwe baravuga ngo ni Abahutu, abandi bakavuga ibindi, abandi bakabona umuntu baza akabahagurutsa. Tuba nk'itsinda ry'abantu 30. None umusirikare umwe wari mukuru araza ati abo barakora icyanga. Umugabo muremure wari urimo ati twe turi Abahutu. Ariko navuze ko ari amagambo nakunda gukoresha, ndi buyakoreshe kugira ngo mubyumve neza. Yari agatutsi k'agashyondori. Umugabo amukubita urushyi, noneho ahinduka Umuhutu, itama rigira ritya. Ariko aradusohora. Ntabwo rero twari tuzi ko no hanze ya kiliziya barimo kwica, twari tuzi ko biciramo imbere gusa. Tugeze hanze noneho tubura inzira, hari abantu benshi bazi muri iriya mbuga ya kiliziya ya Kiziguro. Noneho tugeze hanze baravuga bati tugiye kubajyana ku rwobo. Iby'urwobo nta muntu wari ubizi, abakuru bashobora kuba bari babizi, ariko twe babana nabyo twe tuzi. Baradushorera, ari abasore 2 ngo batujyanye ku rwobo. Ariko hirya yanjye hari agashyamba,
ndavugana kandi bitangiye kuba mu kagoroba, ndiruka nsohoka mu gikundi, ndiruka umugabo nkubita umwambi hano kwita ko ry'iburyo, ndagwa. Iyo wavuga rero wabuze ngo wapfuye, upfa amaraso yasohotse, ariko induru ivuga hano bica abantu. Uwankurikiye ashobora kuba yaragize ngo n'undi, kuko babaga barimo kwirukankana abantu benshi, uwo babonaga yaguye babaga bazi ko yapfuye, cyane cyane ko hanze ho yabaga ari akavuyo nyine umuntu ashaka kwikiza. Ngumaho ndaryama, ariko ndi ku nzira iva ku kiliziya ijya kuri wa mwobo. Narinze mvaho ntarawumenya, ariko naje kuwumenya nyuma. Bafata abasore b'abatutsi nanone bakajya batema abantu, bagashyira ku ngorofani, bakaguha ugasunika ujye guta muri wa mwobo. Shitani yari yaje ku isi, ngira ngo yakoreraga mu mitima y'abantu, ntabwo byari iby'abantu. Nyuma rero haje kuza umuntu ankoraho, arambaza ati uracyahumeka? Ni ndacyahumeka. Ati haguruka. Haguruka tugende. Turagenda. Ubwo ntabwo wabuze aho ujya, nyine waragendaga. Aravuga ati rero, ahita afata ikintu cy'ikiringiti cya rufuku arakimfureba, kubera ko nari mfite amaraso menshi. Amwe nari nahagaze umwanya munini batema abantu, amaraso yari yazamutse agera hafi hejuru y'amavi, n'andi yagendaga gutarukira. Turamanukana n'uwo mugabo, tugeze imbere duhura n'abandi bantu, ndetse n'umwe muri ba bajandarume nababwiye wari uri mu kiliziya hafi y'ibitaro bya Kiziguro kuba hazi. Tumanuka rero tujya ahari inkambi z'abadeplace de guerre, dusanga abasirikare bashyize bariyeri, kuko urugamba rwari rurimo rwegereza aho ngaho. Baradutangira, bafatamo abakuru barabica, n'ikinga ahantu ndahaguma, utwana duto tukajya dukomeza ngo n'uyu bari kumwe, ngo n'uyu bari kumwe, ariko nkicecekera nkabihorera. Wa mugabo akagenda akareba akagaruka, atuceceke wa mwana utanyicisha, kuko nawe yari umwe mu bantu bari b'abadeplace de guerre, ariko we ntabwo yashaka kwica. Iryo joro rero yarantwaye arampisha, ariko ahantu yamishaga harimo umwicanyi, umugore we. Anshyira, urabona Burende uko baryamaga ni urutara rw'ibiti, anshyira munsi y'urutara, nsanga harimo n'akandi kana k'agakobwa, turaramo, ariko aratubwira ati muceceke, ati umugore wanjye namenya ko murimo arabica. Urumva rero ntugomba gukorora, ntugomba kwitsamura, ariko hari ukuntu Imana yagufungaga umwuka, kuko yabaga ifite umugambi wayo. Bigeze mu ijoro cyane, kuri uwo munsi wa 11, mu ijoro rikuze rwose, haje ikintu kiramurika cyane mu kirere. Nyuma narabajije, n'ubu nta muntu urambwira icyo ari cyo, ariko bashobora kuba ari nk'ibintu by'abasirikare bajugunyaga mu kirere ngo bamenye icyerekezo. Noneho ba bantu bo mu nkambi baravuga ngo ni Bikira Mariya, ngo waje guhorera abantu be biciye Ikiziguro. Haza akavuyo, muri ako kavuyo wa mugabo asubira inyuma, araza aratwomora, aho nari nakomeretse, aratugaburira, kuko abandi bari bajagaraye nyine bavuga ngo ni Bikira Mariya waje guhorera abantu. Ubwo nabo bagiye muri culpability. Burira buracya, hanyuma hakurikiraho umunsi wa 12 rero. Umunsi wa 12 inkotanyi zari zahasatiriye cyane, ubona amabisi ya noza ya Onatracom, harimo abasirikare bakomeretse ku buryo umuhanda wose ari amaraso. Noneho abantu bisha abantu nabo batangira kugira ubwoba. Hanyuma wa mugabo arambwira ati rero badutegetse ko inkambi tuyisenya tukagenda. Barajya he? Tanzania, ariko bavuye Kiziguro. Nuko uwo munsi ibimbere ihurizo baravuze ngo buri muntu aratwara abana be, umuryango we. Araza arambwira ati rero dore nzanye ibishyimbo umufuka, ikorere nawe ugenda umeze nk'abandi, ati ubwo nibatakwica nyine Imana izagufasha ukiri. Ndikorera, dufata umuhanda wa kaburimbo turagenda. Wabaga uzi ngo wagenza ahantu hanini, ariko iyo masubiye ndiseka, ubona ari nko kuva nk'aha kugera nka hariya, urumva nyine agatambwe umuntu aba agenda, kandi ari abantu ibihumbi mu muhanda. Nuko noneho umwe mu bavukanyi be rero yari interahamwe yamaze abantu, iravuga iti aka ngaka ntabwo tujyana, ati ngomba kukica.
noneho nkareba ka wa mukobwa navuze ngo murye urwara tugende, ariko ni ukwihisha mu bantu nk'uko tungana uko twaba turi mu muhanda tugenda. Umukobwa mbere ibamba ashaka kugumana na ba bandi, nshingura rero noneho mu muhanda ndagenda n'ibishyimbo byanjye ndatambuka, ngeze imbere mbona abantu bicaye baruhuka, ndagenda mbakubita bya bishyimbo ndabitura ndiryamira nyine, buri muntu wese ari mu kavuyo ndaruhuka, ariko ijisho riri kuri wa muntu wari unkurikiye. Ni imihanda ibiri, mbona nyuze muri uyu, bitambwira abantu barangura nanjye nyura mu wundi, ubwo tuba dutandukanye na ba bantu gutyo ku munsi wa mbere. Noneho ndihuta kuko navuga nagera imbere akambura ashobora kugaruka, nihuse nsanga ndi imbere mu b'imbere ku murongo w'imbere w'impunzi zagendaga zivuga ko zigiye Tanzania. Nsanga Gatete yashyize bariyeri nteramwiza, ibariyeri ikozwe n'amasiteri y'imirambo, kuko baragufataga uri umututsi ntibabazaga, bagahita bakinja bagashyiraho abahirita gutyo na gutyo. Ibyari nsanga rero baharambitse abantu, famiye y'abantu nk'umunani babarambitse nyine bategereje ko isaha igera ngo babice, ariko bakiganira ngo se naba ni abatutsi cyangwa ni abacu, niko bavugaga, bavuga ngo ni abacu cyangwa ni abatutsi. Hejuru y'umukingo hari interahamwe imanuka yiruka iti aba ni abacu nimubica nanjye ndabica. Baravugana hagati yabo, ba bantu nanjye ndyamyeho, njye ndahaguma ndavuga ntaba baraziranye, nimba agendamo barahita banyica. Umukobwa wabo ateye intambwe abona nasigaye, agaruka yiruka abwira interahamwe tutanyicira umwana wo gatsindwa. Noneho ngenda njya gukura wa mufuka w'ibishyimbo ati vayo, nuko ubwo mba mbonye umuryango. Singiye kubirondora, ariko hari abantu b'imfura. Umupapa yabwiye abana be numva ati aba bantu ntabwo twazabagira na Tanzania, ati kandi ndabona umwana ufata umuhoro muri mwe, ati ndabanza mwitemere. Kandi ubwo arabivuga, abandi bose bafite imihoro, ahubwo ufite umuhoro utariho amaraso nicyo kibazo. Ntibiriwe bambaza aho mvuye, muri ako kanya banshyizeho turara ku muhanda gutyo kuri kaburimbo nyine, mwarararagaho mugeze mukaryama. Noneho bagiye, ikibazo kiba rero kurya, bashaka guteka inyama, kandi njye ntabwo nari kurya inyama batemesheje abantu. Ikindi ntabwo nkunda kurya inyama, ntabwo nari nakuze ndya inyama. Ijambo rimwe nibuka bavuze bati uyu nawe ni umututsi, atuyanze kurya inyama za bene wabo, ariko ndicecekera ndabihorera ko nabonaga bafite umutima mwiza. Mu ijoro rero nka saa 9, uwo musaza hari hariya hagati ya Kiramuruzi na Kiziguro ku muhanda wa kaburimbo, aravuga ati muze kubyuka mu ijoro, asubiriwe. Twaragiye turabana amezi 3 yose, twibanira mu rutoki. Abana be rimwe na rimwe bageraga bagahunga ko ari muri zone y'intambara, ariko jye nawe tukigumira aho ngaho, aragira inka ze azicyura, abana bagashaka kungirira nabi akankurayo. Umunsi umwe rero haba intambara ikomeye, yari iyo kwirukana interahamwe zari zaragumye ku musozi w'ahantu bita Bugarura, n'inkotanyi zari ziturutse Muhura, bararasana bishyira kera. Nonza kwisanga naguye muri zone y'interahamwe nawe. Aha niho nshaka kubabwira ubwiza bw'Imana. Niho nari mfite, nari kumwe n'uwo musaza, kuko iyo byakomeraga yaramfataga akaboko ngo ntaza kumucika. Kandi nari naramenyekanye kuri uwo musozi, interahamwe zari zahoraga zikubita agatoki ngo kakana, ngo kagatutsi k'irwango tuzakica. Ariko buri gihe uko baje rimwe ntibahansange, ubundi baza wa musaza baramutinyaga, akavugana nabo bakagenda bakandeka. Noneho baramfata bateka ibiryo baturabirya, bashyiraho inyama, noya ntabwo mbirya, baturabirya, noya ntabwo mbirya. Noneho nababwiye ko ari muri zone y'intambara bita bari perdi, isasu riraturika, ntabwo nzi aho ryaturikiye rituruka, n'uwarirashe ntabwo muzi. Abandi bariruka, nsigara n'interahamwe nk'ebyiri, batirya yewe ntabwo mbirya. Noneho za nterahamwe irindi sasu rya kabiri rituritse nazo ziriruka, imbwa iraza ifata ya nyama irayirya irakumbagara. Bari bayiroze kugira ngo wa musaza banyica, ariko batantemye ngo aze kubagirira nabi.
ubwo munsi nawo mba ndawurokotse. Ariko ubwo hari n'indi myinshi muri ayo mezi 3 guhera mu kwezi kwa 12 duhura kugeza mu kwezi kwa 6 mu mpera. None igihe nageze numva ndarambiwe, avuga se inkotanyi bajya bavuga zizaza cyangwa zarabiretse. None hari abasaza 5 babaga kuri uwo musozi, twararaga nijoro dutembera na wa musaza mbere yuko tujya kuryama muri rwa rutoki rwacu. Rimwe ndababwira bakashyiraho radiyo ritere, murabizi ukuntu yabaga itesha umutwe. None batangira kuririmba rero ngo abafaransa baje. Sa Faransa nibaza, ubu tugiye gutangira kuri zero. Mama yari yarigeze gukubitwa n'abasirikare b'abafaransa Rwamagana, ntabwo nabakundaga. Nijoro ndababwira ariko mwashyize kuri radiyo muhabura tukumva niba izo nkotanyi bavuga zaragiye. Noneho bashyira kuri radiyo muhabura, nyine ari abasaza, ntabwo nzi uwavugaga uwo ari we, ariko yaravuze ngo abafaransa bava amaraso tukava amaraso, ngo nibaza tuzarwana. Bankubita urushyi ariko ntibanyica. Ariko mbwo ndakabitse mu mutima, ndavuga ntubwo ziri aho hafi. Ubwo ndokotse bya biryo ngumyaho, twisubira byararangiraga nawe musaza tukisubira mu rugo iwe tukarara mu rutoki. Dufite igitanda rwose cya kintu cy'amashara, tukiryamira, amajwi y'imibu nta kibazo, kibi cyari abantu. Nuko rero igihe cyagize sagura n'abasirikare b'inkotanyi, nyuma byaramaze kumenyera batembera gutya. Rimwe nza kujya ahantu kuri segiteri, mpasanga wa musaza n'undi mugenzi we, abasaza 2 bicaranye n'abasirikare 2 basangira icyo kunywa mu gacuma. Ntago abasirikare b'inkotanyi nabo kwa Habyarimana ntago basaga, ikindi mikorere yabo ntago yari imwe. Mu mutima nahise menya ko ari inkotanyi, ariko umwe ndamumenya amaso ku maso. Yari umusirikare, ariko twari twahunganye ku munsi wa mbere ya jenoside. No kuvuga ngo yari yanyuze ahandi hantu, sinzi aho yari yahuriye n'inkotanyi, yanyuze muri Giti azamuka ajya Muhura, noneho asigara muri operasiyo. Nuko ndamwibwira, aramenya. Amaze kumenya akambaza ati se wageze Kiziguro? Narahageze. Noneho akajya ambaza ati bakana kase mwari kumwe? Ni mwari kumwe. Byagenze gute? Se nibarapfuye? Nzi ko umuntu wese wahanyuze yapfuye. Uwabaje nangiye kubona mbona umusirikare ararize n'imbunda, ndiyumanganya kuko njye ntabwo namarira nagiraga. Birarangira. Nyuma yaho rero ntabwo yantwaye uwo munsi, nongeye kumara ibindi byumweru 2 mbana na ya famiye. Yarambye tugiye mu kazi, abasirikare tugira uko dukora, uguma aha. Yihanangiriza abana ati nagira icyaba. Ndahaguma. Nyuma nk'ibyumweru 2 wumvaga ari nk'imyaka, haza kuza abantu kumwe basohokaga bagiye gushaka ibyo kurya, mbonamo abantu nzi, nanjye nikubita mu kigare gutyo ndagenda, ariko ntazi aho ngiye. Nsanga rero ahantu bita Muhura niho hari inkambi, mbaho ngaho. Baza kwadukura batujyana ahantu bita Rutare. Ngeze Rutare sinakunda, ndatoroka ngaruka Muhura n'amaguru. Nabwo ni ubuhamya bukomeye ukuntu ahantu twe twagiye turinzwe n'abasirikare 6 bagenda barwana intera hamwe, ariko hamwe n'akandi kana k'agahungu twiyemeza kuhagenda n'amaguru kandi ari mu ijoro. Nabwo Imana iraturinda itugarura Muhura, ari nawe navuye nzi Kigali kwa Masenge. Nuko nza gutangira kwiga. Mbere nabanje kwigira kuri Gatolika Remera igihe gito, sinahakunda, nisubirira iwacu mu cyaro. Impamvu nahakundaga, hano muri iyi mihanda ya kaburimbo abantu mubona ikeye gutya yari imirambo gusa. Hari ibintu 3 cyangwa 4 byabaga muri uyu mujyi. Hari abasirikare benshi, hari imbwa nyinshi, hari ibinyoni bikuze byaryaga abantu, n'abasirikare bake ba Mintwari. Nibyo bintu wabonaga byiganje. Nza kurwara rero, ariko ari amayimaje ahora agaruka. Kigali numva ndayanze, nkumviranukira, nisubira mu cyaro. Noneho abantu bo muri famiye bari barokotse bo kwa mama baraza banegosya nabo kwa papa ngo ngaruke Kigali nze kwiga. Bitinze nza kugaruka njya kwiga kuri Apadi. Niho nahuriye n'ijambo Imana mu buryo nyabwo, ndavuga ngo dar of essence. Hari umugabo nakundaga kunyura hano Kabeza, hari haruguru y'isoko ku muhanda.
bararishenye ubu ngubu imbere y'urusengero. Ajya mpora numva yigisha, noneho tukaza tukumva arakwigisha ariko kumva birakugera hamwe imbere neza neza, ariko twajya kwihana nk'abana twebwe bakanga kutwandika. Nabikoze gatatu, ubwa kane nanga kugenda mpaka nyanditse, nigira kubatizwa, ariko ubwo niga kuri apadi ndabatizwa. Nabatirijwe muri urusengero rwa hano, hari ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 muri 1996. Kuva icyo gihe rero navuga yuko ari bwo ubuzima bwanjye bwahindutse. Ntabwo nigize ngira igihe kinini cy'umubabaro kuva nabatizwa. Nize kuri apadi ndahasoza, sindira kujya kuri Saint Andre Nyamirambo, ariko nkagira ubwoba bwo kwiga ntaha kuko nashoboraga kubura itike, nashoboraga umva iyo tuba mu mafamiye numvaga mfite impungenge. Hari umuntu rero w'umutante wambwiye ngo hari ishuri agiye kundangira ngo nzakunda, andangira Igitwi. Njyayo ngenda narakerereho gatoya, ngezeyo nsigara ku buhanda. Narinzi nabonaga ari umujyi nyine, nkabona rero ndahasigara. Noneho haza kuza umuntu w'umusirikare nawe ayoboza Igitwi, nuko bamurangira Igitwe. Umuntu bamurangira aravuga ati n'uyu mwana niho agiye, anshyiramo. Ubwo ngeze Igitwe, iyi nkuru ngira ngo abanyagitwe ntabwo bayizi, nari narakererewe. Mageze Igitwe bajyaga bavuga ko ndi umwana wo kwa koroneri, ni abantu twabanaga muri shambure babivugaga, nkaseka. Hari ibintu bibiri nangaga Igitwe, abantu bamwe bari bubimenye. Cyambere, hari ibintu bya violence by'abantu batunyuzuraga mu myaka ya mbere. Hano hari duwaye wanjye, yaje ari duwaye wa kabiri, wa mbere ngira ngo yaradufashije cyane kugira ngo ibyo bintu bihagarare, afatanyije n'abayobozi b'ikigo. Hanyuma rero ngeze Igitwe, hari umugabo bita Masabo, rimwe ari ku mugoroba araza aradufata ngo tujye muri iriya korali yitwa Epi. Noneho icyanshekeje, ntabwo by'abadive nari bisobanukiwe cyane, ariko numvaga mfite inyota yo kubimenya. Icyanshekeje nuko harimo n'abayisilamu. Muri abo bana twese tujyamo nk'ikivunge, nuko bamwe bagenda bavamo tujyamo ndiga, ariko ngira n'umugisha n'aya korali nyikuriramo, nza no kwibera umuyobozi igihe kimwe. Kugira ngo abayizi Igitwe ayo mateka barayazi. Ngeze Igitwe rero, hari ukuntu bajyaga bahemba abana bitwaye neza ku ishuri. Nagize umugisha bakajya bampemba n'abaye wa mbere, ariko no mu rugo babaga bambaye utuntu two kwitwaza. Nza kumenya rero ko hari abandi bana bafite sitori zirenze izanjye mu gukomera. Noneho nkajya mbahereza ya masabune baduhembaga n'ibindi. Baduhembaga ibihembo byinshi birimo amasabune n'ibindi bintu byinshi, nkabibagabanya, ntangira kugenda ngira inshuti nyinshi. Tugeze mu wa gatatu mba umudiyakoni, ntangira noneho kumva nangiye kujya mu nshingano z'itorero. Mu wa kane ariko buri gihe nabaga ni chef de classe. Noneho mu wa kane dushinga rero ikintu bita ARG. ARG yaje tumaze kugira abana benshi basigara ku ishuri. Twageraga igihe cyo gutaha twese tukigira ku biro bya directeur, none ugakomeza wikatisha aho ngaho abantu batazi ibyo ari byo, abandi bagataha ugisigariraho. Turabibona n'abandi bagenzi banjye tutangiza ARG, ubu umuryango mwiza cyane tuwukuriramo. Ubwo habaye icya korali, ariko habaye na ARG. Natangiye ndi vice coordinateur, mu wa gatanu mbaye doye, mbaye n'umukuru w'itorero. Iyo nzira Igitwe iyo mavuga, njya mvuga nti kera nimbona amafaranga ririya shuri cyangwa ubundi buryo byatubereye umugisha, byatwomuye ibikomere, kandi simbeshya. Hano harimo abandi benshi cyane ririya shuri ryomuye ibikomere. Shimira n'ubuyobozi bw'itorero ko ryinvestinze mu ishuri ribasha kurera umwana ukavamo utari umuntu gutyo gusa waho ngaho, ahubwo ukavamo uri umuntu wuzuye. Bimwe bavuga ngo tete care me. Ndabizi ko hari abantu bamwe batazi icyo bivuze kandi barabibonaga buri munsi.
aravuga ngo tete umutwe, care umutima, me amaboko. Nicyo cyari ikirango cya koleji. Hano ndabonamo abarimu banjye, ndabashimira cyane. Igihe rero twari n'abaye umuyobozi wa ARG, ari intego twihaye ebyiri. Iya mbere, abana bacitse ku icumu barirwaga na FARG, nitwe twari reprise discipline muri Gitwe. Ibyo byari bizwi, ntabwo mbahimbira, nabo tubiziranyeho. Mbaye doye natanze promesse kuri headmaster wacu Dukunda Makuza, ababwira ngo iki kibazo kigiye kuba amateka. Icyo gihe FARG yishyuriraga koleji ari ya 39 ku rutonde rw'ibigo bya Gitarama, kuko FARG yabishyuriraga nyine binatewe n'uburyo gahunda zose zikurikizwa. Turafatanya muri ARG. Nari sekuru w'abana benshi, ariko nkagira na papa w'abana bakeya bari mu muryango wanjye. Noneho iyo story ndayikunda cyane. Rimwe bakajya bagira ngo nibyo kwironda, ariko abaje kubyumva babona yuko ari iby'ingirakamaro ko ARG ibaho. Mu myaka 2 yanjye ya nyuma yo muri college nari doye, ntabwo yambereye myiza cyane mu bijyanye na academics, kuko nari naramaze kwimariramo kwitangira bagenzi banjye. Ariko umwaka wa nyuma ikizamini cya leta, bagenzi banjye bakavuga bati ubu uzagitsinda. Ariko ntabwo nakundaga umuntu uncisha bugufi, nakundaga kwigira munsi ya bya bigega by'amazi, ndiga ndabitsinda. Hanyuma bamaburuse nari nasabye muri KIST. Nyakwigendera Mzee Pastor Rugerinyange yigeze kumbaza ati waretse tukakwijyana kwiga ubupastor. Iyo nkuru nyifunge, ntabwo byabaye, ariko ndamushimira ko iyo cyizere yari akimfitiye. Icyo mbasaba rero, nyuma yaho rero nagiye mu bintu bitandukanye. Nabaye arize njya mu bindi bitandukanye, nabaye umukozi wa banke, nza gushaka, ari nabyo byongeye kungaruramo ubumuntu. Hari umunsi umwe nari ndi umukozi wa banke Nyanza, nimugoroba ntashye mbona ifoto y'umudamu wo muri Somalia wari uhetse umwana, ari mu gihe cyo muri 2011 hari inzara, ava muri Somalia ajya muri Kenya. Afata lift y'igikamyo, noneho ageze aho yagombaga kujya atandukanira na ya kamyo, arapfukama ngo ashime Imana. Ajishe umwana asanga yapfuye. Icyo gihe numvise inkomanga ku mutima wanjye, numva yuko abantu ngomba kugira icyo bakorera. Nasezeye akazi, utangiza icyo bita Rwanda Youth Campaign for Somalia, dukusanya amadolari 60,000, kugira ngo nahani iyo nkuru yarahageze. Twaje kohereza uwari ambasaderi kugira ngo ajye kuyafashisha bamwe muri abantu bari bishwe n'inzara. Ariko nyuma nitekerezaho, naje gusanga ko ari ibyo twavomye mu itorero. Itorero ry'Abadiventiste ni itorero ryiza cyane, ryiza cyane. Gusa ndasoza mbabwira ibintu bibiri. Ariko ndabizi ko no mu itorero hari abantu bishe bakoze jenoside. Niko kuri, ntabwo ari imwe, ariko hari abayikoze. Nari navuye mu Bagatulika ndi ashamed yuko Abagatulika bakoze jenoside. Ngeze Gitwe menya ko n'Abadive nabo bayikoze. Ariko ndavuga ni nibura barigisha neza, ukumva bikugeze ku mutima. Reka nanjye ubutumwa mbasaba ikintu, ntituzarutwe n'abanyapolitiki. Iyo utega amatwi y'amagambo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, wumva yarabaye umupasiteri mukuru, yigisha ubumwe, yigisha urukundo, yigisha gushyira hamwe n'ibindi n'ibindi. Ese k'ibihe biha ibindi, habayeho andi magi, wahagarara ute? Habayeho andi mage, wowe uri hano wahagarara ute? Ese igihe cyo kwibuka nk'icyo kigeze, uri mu rugo, ni icyo ubwira abana bawe? Waba waracitse ku icumu,
waba uri umunyarwanda uko ariko kose, ni iki ubwira abana bawe? Ese icyo ubwira abana bawe kikujyana mu nzira igana mu ijuru? Nimunsubize, buri muntu wese yisubize. Ariko nemeranya n'umutima wanjye ikintu kimwe gusa, ko itorero nk'iri ngiri riramutse ribishatse, amacakubiri mu Rwanda yaba inkuru ya kera, nk'uko twiga iby'aba Bonaparte n'abandi. Ndagira ngo mbashishikarize gukundana. Uriya mugabo Gahigi wamishe n'uriya mugabo ntamenye izina rye wandaje munsi y'urutara, banyeretse ko hari ubukristo buri naturel. Soza, nagira ngo mbasabe gukomeza abacitse ku icumu. Buriya abantu bacitse ku icumu banyuze mu muriro, nk'umwe wa Daniel, banyura mu mazi atagendeka mu masayi. Imana yo mu ijuru ikoresha ingabo zabo zari zarapiye, bararokoka, kuko baravuga ngo mpura n'inkotanyi atangira ubuzima bushyashya. Ariko twifuza kumva ngo mpura n'itorero, mpura na pasitoro kanaka amazi. Abakiri bato, urubyiruko, ni mwebwe muzaba pasitoro, abakuru b'itorero. Jya nawe mukuru w'itorero, mfite imyaka mikeya, nzi inshingano zo kuba umukuru w'itorero. Ziba ziremereye, barazitwigishije, ndazumva, nzi n'ukuntu ziba ziremereye. Nimwe mugomba guhindura, nimwe hazaza h'iri torero. Uko mwitwara, uko muvuga, uko mutambuka, bikagaragaza ko koko muri Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Ndashimira Imana rero ko mbafite, ndashimira Imana ko mfite igihugu. Nagomba kuba nazanye n'umudamu wanjye, ariko hari igikomere ataromoka. Nagira ngo nsabe itorero ngo muzaze muganirize umudamu wanjye, yakomerekeye muri iri torero. Ubundi ukuri njye nkunda kukuvuga uko kuri, kandi mvuye nabivuze mwagira ngo ndi indyarya. Njye naje nk'ujya iwacu, nzana n'umudamu ndetse w'umunyamahanga uje iwacu, ntibyagenda neza. Reka iyo paranteze nyifungira aho ngaho, ariko numva njyewe ahari mu rugo. Ndasaba abakuru muzashake umwanya muze mumfashe iyo ntambwe nateye yo kuzana umuntu mu itorero, niyo kuba hanze y'itorero, kuko tutari kumwe ntabwo naribamo. Kandi muzamwerekanye imbuto z'urukundo, ndabibasabye, kandi turafunguye amarembo y'iwacu. Nize ikintu kimwe mu buzima, kubabarira. Narababariye abanyiciye, barimo n'abana ba Gatete Jean Baptiste, barimo n'abana baba bandi batangazaga ko hagiye kuba jenoside, kandi mbabarira koko mbikuye ku mutima. Kubabarira, nimbivuga abo twakuranye baragira ngo hari ni Nepo wundi utari original. Oya, naje gusanga Nepo original ahubwo ari uyu, wa wundi wa kera ntabwo yari yuzuye. Naje gushinga ikigo cyitwa Master Seed, kivuga ngo niba ufite kwizera nk'uko akabuto ka sinapi, ushobora kubwira imisozi ngo niyimuke ikimuka. Naje kumenya rero ko imisozi yacu ari za nzangano, ubukene, amacakubiri. Ndavuga nti reka ngende nsubire iwacu, ahandi data yari yarubatse inzu ye, nongera kubaka indi nzu, ariko itari iyanjye yo kubamo gusa, ahubwo ariyo duhuriramo, yaba abacitse ku icumu, yaba atarabacitse ku icumu, kugira ngo twige urugendo rujya mu ijuru. Muzaze gutangiza n'iryo torero iwacu, kandi nabwo turiteguye. Urugendo rujya mu ijuru rero rurakomeye, ni ugufatanya, ni ukuba umwe. Ariko ubutumwa mbahaye mugomba gutahana uyu munsi, bya bindi by'akababaro mubyibagirwe, nahahise. Ukunde mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda ubwawe. Yesu abagire neza, murakoze.